Good morning, good morning, good morning my people. Ndabashuje buri wese ahari, ndamwakiriye kuri YouTube channel yanjye abatanze nitwa Cynthia Cici TV show. Nikaze rero tukaba tugiye kwiganirira ku bintu bigiye bitandukanye ariko turahera ku bukwe bwa Davido bwabereye Miami. Ubukwe bwa Davido rero bwavugishije abantu benshi cyane, abantu benshi comments, ibintu byinshi cyane bari kuvuga ku bukwe bwa Davido, ku bintu byagiye biberamo, udukoryo twagiye tuberamo, uko bamusutseho amafaranga, ariko tutirengagije ko Davido ari umukire, ari umuhanzi w'umukire rwose uba Nigeria. Rero ntabwo ngiye numva ko hari igitangaza kirimo kuba bakorera ubukwe Miami, cyane ko Davido ari umukire kandi ikindi akaba aziranye n'abakire bagenzi be benshi. Rero ntekereza ko iyo umuntu ari gupanga ubukwe ntabwo nubwo aba afite amafaranga ariko abantu baramutwerera, abantu baramusapotinga. Ikindi rero umugore we yamuhaye isaha nziza cyane kandi ihenze iri mu miliyoni n'amamiliyoni, ariko ntabwo ntekereza ko rwose iriya saha yaba ari yaciye ibikuba, cyangwa iriya Lamborghini bamuhaye ntabwo ari ibintu byahatari ku muntu w'umukire. Rwose ni ibintu biri aho ngaho bisanzwe by'abakire basanzwe bamenyereye. Niyo mpamvu bavuga ngo abakire rega ntabwo ari abantu, abakire ntabwo ari abantu, sinzi impamvu tutabimenyera. Ubwo rero hakaba mu bukwe bwe ibintu byagiye bibamo, mama we na papa we mu by'ukuri ababyeyi b'umugore wa Davido ntabwo babashije kuboneka, ntabwo babashije kugera US kubera ko bari ababaninze, ntabwo bemerewe kugera muri kiriya gihugu kubera ko bagiye bakarenza igihe cyo bagombaga kugarukira. Ubwo rero uwishe amategeko bagomba kuguhana. Ubwo rero igihe cyabo ntabwo kirarangira, ariyo mpamvu batabashije kwitabira ubukwe bw'umukobwa wabo. Gusa ntabwo ari bo bonyine, na musaza we ntabwo yabashije kuboneka, nawe ntabwo viza ye imwemerera kuba yakinjira muri kiriya gihugu. Ubwo rero Davido ni byinshi byagiye bimuvugwaho, ukuntu ubukwe bwe bwatwaye miliyoni 300 zirenga z'amadolari. Ubwo ni nka miliyari namwe murabyumva. Ubwo rero gusa icyo si ikibazo rwose, gufata miliyari akazita mu bukwe bwe ntabwo ari ibintu byatari kuri Davido. Kuvuga rero ngo yangije, nta kibazo mbibonamo, cyane ko nabonye n'umukire wa mbere muri Afurika ari we Dangote yabashije kuhaboneka. Rero ni gute ubukwe bwawe bwitabirwa n'umukire wa mbere muri Afurika, abantu bakavuga ngo wangije? Ubwo yangije cyangwa ahubwo yakoresheje make? Njye numva yakoresheje make. Katuganire, murumva yakoresheje amafaranga menshi? Ibyo nyine Dangote buriya yamutwerera cyangwa ari ayo yari bumuhe gift, noneho buriya ari bumuhe, izo nizo zirenze. Rero abagiye bitabira bo ni benshi, abahanzi of course hari abagombaga kumushyigikira bakajyayo, abashije kubona nyine uko bagenda babashije kuboneka, ariko nyine numva hejuru y'umukire wa mbere muri Afurika ndumva nta wundi muntu rwose urenze uriya waba wabonetse hari ahantu. Ubwo rero twikomereze ku bantu bose bavuga ku isaha y'umugore wa Davido nta birenze birimo, abakire si abantu. Ku bantu bavuga ku modoka nta birenze birimo, abakire si abantu. Ubwo rero nyuma y'ubukwe nagira ngo mvuge ku nkuru ya Muyoboke. Rwose Imana imukomeze. Kubura umubyeyi si ikintu cyoroshye, yabuze mama we. Ubwo rero ababashije kumutabara, ababashije kumugeraho, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Gusa arabana kandi ni umuntu abantu benshi bemera, ni umuntu umaze igihe kinini muri industry, rero ntabwo yabura abantu bajya kumufata mu mugongo. Rero iyindi nkuru twavugaho ni iya Claude rero tukaba turi kumwihanganisha kuba yagize ibyago agakora accident, ariko we ntacyo yabashije kuba, ariko
imodoka ye yangiritse cyane, ariko turashima Imana ko umuntu ari muzima, ibintu byo ni ibishakwa. Twikomereze rero mu yandi makuru. Weasel Manizo akaba yabashije kuva mu bitaro nyuma yo gushyirwaho sima kuri kwa kuguru kwagize ikibazo, ariko turashima Imana kuri ako kuguru ko ushobora gukira akabasha kongera kugenda. Ibyo abantu bavugaga ngo ari amaguru ye bashobora kuyabaga akaba bamushyiramo tije, byo bitangiye kugenda bitanga icyizere ko ntago bigihari. Ubwo rero ikindi twavugaho ni ibintu bijyanye na abakire. Kamubwire ukuntu abakire atari abantu. Ibi bintu bimaze igihe, sinzi nimba baramufungiye mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu. PDD ndibuka hari saga nyine ukuntu bamufunze n'ibiki n'ibiki, noneho nyuma twumva ngo yafunguwe. Urumva ibintu byose, ibyaha byose byaramuhamaga. Urumva ukuntu rero abakire baza kuba birangira batabaye abantu, ni ukuntu umuntu baba bamurega ibyaha byose bimuhama bikarangira abaye umwere. Bigenda gute kugira ngo umuntu wahamwaga n'ibyaha byose abe umwere? Rero guys, kamubwire mureke dushake amafaranga, kuko amafaranga mw'abantu, ubundi baravuga ngo ikinaniye amafaranga barajugunya. Usibye uyu mwuka duhumeka wonyine, ibindi byose niyo mpamvu nujya ubyuka ukumva urinjiza umwuka ukawusohora ukumva biremeye, ujye uvuga ngo Mana ndagushimiye, kubera ko nicyo kintu cyonyine nkeka ko cyaba kirenze amafaranga, naho ibindi byose. N'abantu abakire ntabwo ari abantu pe, kuko ari abantu uriya mutipe baba baramukatiye burundu. Rero buriya iriya nkuru nayo iri mu nkuru zasekeje nyine, ukuntu nyine bamufunguye kandi nyine ntago ubundi hari ukuntu ibyaha biba biguhama pepe. Ibyaha bifite na videwo, ibyaha bifite n'ibimenyetso, ubundi mu rukiko bavuga ko wakora ibimenyetso. Ubwo rero gusa nk'uko ndi kuvuga ku mafaranga ndi kuyataka, ariko ku rundi ruhande guys, amafaranga nayo hari igihe ataba meza, cyangwa kuba famous cyangwa kuba umusitari hari igihe bikurangirana nabi. Nk'ubu ngubu nubwo ndi kuvuga gutyo, nimba hari umuntu wambabaje ni Justin Bieber. Justin Bieber ari mu bantu bambabaje pe. Uriya mwana yazamutse mu buryo nyine bw'impano ye, urumva azamuka vuba, abona amafaranga vuba, aramamara, abantu benshi turamumenya, turamukunda, tumwitaho. Ariko Justin Bieber ukuntu ameze biteye agahinda, umuntu wese umubonye acika ururondogoro kubera ukuntu asigaye ameze. Yaragiye aba umusaza, iriya ndwara yarwaye, urumva iriya ndwara yarwaye yaramuhinduye cyane. Sinzi ko azagaruka no mu muziki nyine ngo yongere aririmbe, gusa hari ibintu nyine ubona ukavuga ngo Mana rwose ibi bintu wowe wenyine, sinzi ko yakongera akagira isura nyine nziza, akaba umwana, kuko gusaza aho yarashaje rwose. Usibye nka nyine ko aba ari umusitari abantu benshi bamuzi, ariko ari umuntu abantu batazi, bajya babona ari umusaza rwose wo muri rimwe. Ni ukuri wajya umubona ukavuga ati uyu muntu afite nk'imyaka nka 50, kuko ukuntu ameze ntabwo ari Justin Bieber tuzi pe. Gusa Imana imworohereze. Ngewe rwose Justin Bieber naramukundaga. Rero kuba yarabaye kuriya nta muntu n'umwe bitabaho, umubiri urahinduka, umubiri ugira ibyawo, nubwo tuba twishima nyine ngo amafaranga n'ibiki Justin yari afite, ariko ubuzima bwararangiye nyine, umubiri we warahindutse. Rero guys,